Sabato nziza. Amen. Sabato nziza nanone. Amen. Turishimye uyu umunsi w'urubyiruko. Mfite ibyishimo byinshi kandi nzi ko urubyiruko rwose wishimye uyu munsi wacu, umunsi w'urubyiruko. None nagira ngo mwese mbakire. Ni sabato nziza, ni sabato y'Imana. Kugira ngo mbere yuko dutangira nakire abashyitsi. nazanye inka mwarayibonye ikakirindi kirimo abana rero umunsi nawe mbitekereza nzane inka yindi mwana cyangwa se nzane intare cyangwa imbogo. Natekereza nsanga intare n'imbogo kubizana byagora sinategera indege mpamvu cyangwa nabishyira muri treni kandi hari inyamaswa z'inkazi kuko ranakaneka rero ikindi nazana kitari inka cyoroheje cyangwa kitari inzovu cyangwa se intare kuko ndabizi inyamaswa z'inkazi zishobora kubatera ubwoba ubwo nabo nakaneka byihorere rero ikindi nazana kitari inyamaswa y'inkazi. Turaza kureba Imana yateguye cyangwa se yaduteganyije uyu munsi. Nagira ngo abemereye ko Bibiliya zanyu zibaherekeza mu nzu y'Imana muramburane nanjye muri gitabo cya mbere cyo muri Bibiliya Itangiriro igice cya 22 umurongo karindwi. Amaze kuhabona ndabasaba muhaguruke. Aho muhaguruke dusubire kumwe n'ufite Bibiliya turasoma umurongo umwe gusa wa karindwi. Itangiriro 22 umurongo wa karindwi. Badusome kandi dusomere hamwe. Yosefu abona bene se arababona arabirengagiza ababwira nabi arababaza ati murava hehe. Reka mwenyemere tuganire ku makuru avuga ngo n'ibanga dusenge. Data mwiza Mana y'imbabazi n'icyubahiro uri mu mwanya wawe akenshi ngo wishime muri musaraba maze Yesu Kristo n'umusaraba wa Kalvari abe ari byo bigaragara kuko mwizeza iyo dusomye muri iki gitabo cy'Itangiriro tukareba Yosefu tubona Yosefu yarabonetse nk'umuntu wabashije kugaragaza ubuzima n'imibereho ya Yesu Kristo. Ari mu bantu ba mbere bo mu isezerano rya kera babashije kugaragaza ubuzima n'imibereho ya Yesu Kristo kuva mu ivuka rye i Kanani kugeza ku rupfu rwe ari mu gihugu cya Egiputa. Ibigaragaza Yesu Kristo ni byinshi, kuva akunzwe na se urukundo rwinshi cyane rwagaragajwe no kwambara ikoti cyangwa se ikanzu y'amabara menshi kugeza ubwo yazwe n'abavandimwe be ndetse bakamujugunya mu cyobo, kuva ava mu cyobo akagezwa mu nzu ya Potifari ndetse akaza kugeragezwa n'umugore we ndetse muri ubushyuhe bw'ibigeragezo, hanyuma aza kugezwa mu nzu y'imbohe, hanyuma aza kuva muri iyo nzu y'imbohe arazamurwa ageza ibwami. Yesu Kristo aragaragara muri ibi byose ndetse njye nababwira yuko Yosefu yayobowe mu buzima yayobowe kugira ngo abashe guhishura imibereho cyangwa se ubuzima bwa Yesu Kristo. Yosefu yayobowe uburyo yayobowe kugira ngo abashe guhishura ubuzima n'imibereho y'uwari umubeshejeho. Niyo mpamvu mvuga nti niba bikaho uko biteye umurozi nyawe muri iyi histoire ya Yosefu ntabwo ari Yosefu ahubwo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe wahisemo Yosefu kugira ngo amunyuzemo indoto ze. Gende garagashidika yuko muri iyi minsi ya kera Yesu Kristo yari afite
misiyo ye ayinyuze mu nzira zitwa indoto. Niko maze ahantu yashatse kuyinyuza ntabwo yarashatse kuyinyuza kuri BBC cyangwa se kuri ijwi ry'ibyiringiro cyangwa se kuri Hope Channel cyangwa se kuri 3ABN, ahubwo yahisemo Yosefu niyo muntu Yesu Kristo yahisemo kugira ngo abashe kumunyuzamo misiyo ye. Ndetse mbona yuko iyi misiyo ya Yosefu cyangwa se iyi nkuru ya Yosefu itagaragaza ko gusa misiyo ya Yesu Kristo y'ahazaza, ahubwo yashakaga kwerekana misiyo ya Yesu Kristo ko yamaze gusohozwa. Igihe Yosefu yarotaga n'ubuzima bwe ukuntu bwagenze byari ibihamya cyangwa se ibishaka gushimangira yuko misiyo ya Yesu Kristo yamaze gusohozwa. Nagira ngo mumenye yuko umwana w'intama yatambwe mbere yuko Yosefu arota. Niyo mpamvu igihe Yosefu yarotaga misiyo ya Yesu Kristo yari yamaze gusohora. Izi ndoto rero ni izitwereka yuko misiyo ya Yesu Kristo yari yamaze gusohora. Niyo mpamvu ubona ko buri bigeragezo, buri ngorane, buri gucishwa bugufi, buri gusuzugurwa byose byageraga kuri Yosefu byabaga ari ibintu biri muri plani ikomeye y'Imana. Plani ngewe mbona yuko yagaragazwaga n'iri kote ry'amabara menshi. Niyo mpamvu nemera yuko iyi kanzu y'amabara menshi Yosefu yambaraga ari Yesu Kristo ubwe wayiteganyije, arayidoda, arimo kugira ngo ajye ayambara. Mugomba kumenya yuko muri Yesu Kristo amabara atandukanye ashobora kubana. Muri Yesu Kristo amoko menshi ashobora gukundana. Muri Yesu Kristo abantu bava mu bihugu bitandukanye cyangwa se amahanga menshi ashobora gukundana kandi akabana, kuko muri Yesu Kristo nta vangura ribamo, kuko ubuntu bwa Yesu Kristo burahamagara umuntu uwo ari we wese kandi ntibwirukane umuntu uwo ari we wese. Ariko iyi kanzu y'amabara menshi nubwo yari iri gusobanura ukuntu ibintu byinshi biza bigahurira hamwe, yabahaye isoko y'urwango muri uru rugo rwa kera. Kuko Yosefu kwambara ikoti cyangwa se iyi kanzu y'amabara menshi ntabwo byavuye kubaho gusa bitamugiriye ingaruka mbi. Uwari wagiriwe ubuntu na se yaje kugirirwa urwango rukabije n'abavandimwe bitewe n'iri koti. Uwari wahawe umugisha na se yaje kwangwa n'abavandimwe be, kandi yangwa n'abavandimwe be bitewe n'uko yari yahawe umugisha na se. Uwari umugira neza yaje kugirirwa inabi ikabije. Isomo riragaragara abagenzi, ujya wirinda Imana ikugiriye neza. Yambuwe imyenda ye ntabwo Yosefu yigeze yambara ubusa. Nubwo yambuwe ikanzu akambuwe n'ishati, Yosefu ntabwo yigeze yambara ubusa. Imbere ya ya kanzu nziza y'amabara menshi yari yahawe na se, imbere ya rya koti cyangwa se wa mwambaro yari yambaye mu nzu ya Potifari, Yosefu yari yambaye undi mwambaro. Ni umwambaro mwiza w'ubushishozi wagabanywe kwiyubaha ndetse utunganywa neza no kubaha Imana. Yosefu yari yambaye undi mwambaro. Mbese bakristo bavandimwe, twambaye undi mwambaro. Yarambuwe ariko ntiyigeze yambara ubusa bitewe n'uko yari yambaye undi mwambaro. Yari yambaye umwambaro yari yahawe na Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yosefu yagumye ashikamye akomeye nk'icyuma mu mutima we n'ukwizera mu Mana ye. Bibiliya itubwira yuko Yosefu yari umuntu mwiza. Aho yagendaga hose yari umuntu mwiza. Jewe navuga yuko yari umusore w'umujiya mwiza. Aho yatambukaga hose, niba ari hano Moreyali, abantu babonaga ko ari umuntu w'umujiya mwiza. Bibiliya ivuga yuko yari umuntu mwiza. Ariko nagira ngo mbagurire ubwoko bw'Imana, umwambaro mwiza w'icyubahiro cyangwa se kubahwa n'abantu cyangwa se kuvugwa neza n'abantu ntabwo biduha garanti yuko tuzahagarara dushikamye ku munsi w'ibigeragezo. Dukeneye uwundi mwambaro uruta uyu nguyu ugaragarira abantu. Birashoboka ko abantu bashobora kutubona twambaye neza
abantu bashobora kudukunda nk'abakozi b'Imana, ariko ibyo ngibyo ntabwo biduha garanti yo guhagarara tudatsinzwe ku munsi w'igerageza. Abantu b'Imana, ikoti ryiza na karavati ndetse n'ishati, iyo kanzu yawe n'ijipo nziza bishobora kuba ari iniforume yawe nk'umukozi w'Imana, ariko ntabwo ariyo ntwaro yacu. Tugomba kwambara uwundi mwambaro. Niyo mpamvu mu Baroma havuga ngo Pawulo yabwiye abantu mu Baroma 13:14, mwambare umwami Yesu. Mwambare umwami Yesu kandi nimwe urwara imibiri yanyu ibone uko ikora ibyo yifuza. Mwambare umwami Yesu, kuko dushobora kubareka n'abantu b'Imana cyangwa se abantu bubahwa neza aho tugenda, ariko imbere turi intama zazimiye. Ndetse byagiye no kurenga tukabibirura birya intama zazimiye. Imana ukorera mu ibanga, Imana yari yitoze iri inyuma y'ibintu abantu batagaragara, iri kugenda ikontorora inzira zose za Yosefu. Niyo mpamvu Yosefu ahantu yabaga ari hose yabaga afite umugisha, kandi ahantu yabaga ari hose yabaga ari guhabwa umugisha aho yabaga ari kumwe nabo. Kubera Yosefu urukundo rwa se rwaragaragaye mu gihe urwango rw'abavandimwe be rwahishuwe. Kubera Yosefu gukundwa na Potifari byaragaragaye mu gihe umugore wa Potifari irari rye ryabyutse. Kubera Yosefu umuhereza wa vino yibonye asubizwa icyubahiro mu gihe umuvuzi w'imitsima yabonye amanikwa. Kubera Yosefu iki gihugu cya Egiputa cyabaye igihugu cyuzuye mu gihe i Kanani cyabaye igihugu cyumye gikakaye cy'imizi. Murabona ko Yosefu ahantu yabaga ari hose yabaga afite umugisha, kandi abantu bose babaga bari kumwe nawe bamuboneragaho umugisha. Ndetse ngo mbabwire ngo ntabwo ari icyo ufite cyangwa se aho uri bigaragaza uburyo uhiriwe. Ubu ufite bakristo bavandimwe niyo ugaragaza uko uhiriwe. Mbese mwaba mumufite? Ubu ufite niyo ugaragaza uburyo uhiriwe. Kuba uri muri Montreal cyangwa se uri muri Canada, i Burayi, ntabwo aribyo bigaragaza uburyo uhiriwe. Kuba ufite ibintu utunze, wenda ufite imodoka, ufite n'ibindi bintu byinshi mu nzu, ntabwo aribyo bigaragaza uburyo uhiriwe. Ahubwo ubu ufite niho ugaragaza uburyo uhiriwe. Murabona inzu ya Potifari yahawe umugisha bitewe n'uko Yosefu yarayirimo. Inzu y'imbohe yahawe umugisha bitewe n'uko Yosefu yarayirimo. Igihugu cya Egiputa cyahawe umugisha bitewe n'uko Yosefu yarakirimo. Ushobora kuba uri ahantu udashaka, ushobora kuba ufite akazi udashaka, ariko niba ufite Yesu Kristo urahiriwe. Ushobora kuba uri gucishwa bugufi mu nzira nyinshi zitandukanye, ariko niba ufite Yesu Kristo urahiriwe. Ku kazi ushobora kuba gukora akazi wifuza utari guhabwa poromosiyo ushaka, ariko niba ufite Yesu Kristo azagushyira hejuru urahiriwe. Bakozi b'Imana ushobora kudatorwa kugira ngo mukore umurimo w'Imana muri uyu mwaka, ariko niba mufite Yesu Kristo nta kibazo murahiriwe. Ntabwo ari aho uri cyangwa icyo ufite cyangwa uriwe bigaragaza